uwo mubyeyi rero wanga kuvugisha, wanga guhamagara ngo uri busy, ufite ibintu byinshi ugiyemo, bro ndakubwiza ukuri rwose. Ibihe byiza kuri mwe mwese munkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda. Gushimira yakoze subscribe kugira ngo ubashe kunkurikirana umunsi kundi ndetse ukurikirane n'inkuru zose zinyura kuri YouTube. Tumaze iminsi twibaza ibintu byinshi ndetse n'ibyo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usigaye ugenda ndetse ukabasha kuba wahura n'umubyeyi mukaganira, cyangwa se ugahura n'umupapa cyangwa cyane abamama waba witembereye nk'ahantu ujye nko gufata akantu, cyangwa se waba wagiye mu cyaro mu ntara wagiye kureba busura. Ariko ibyinshi ndetse tugenda twumva ndetse tugenda tuganiraho n'ababyeyi batandukanye n'agahinda bafite ndetse kenshi cyane. Gusa ko gahinda usanga abo babyeyi bari guterwa n'abana babo, kandi abo bana babo ari bo bibyariye, barabakuye mu nda yabo, atari no kuvuga ngo n'abana bareze cyangwa n'abana badose muri aferna, abo ugasanga n'abana bo mu mara yabo nibo abo bana bari gukora ibyo bintu, nibo bari kubabaza ababyeyi babo. Gusa akenshi nabwo niyo uganiriye n'abana ndetse ukaganira nabo cyane, usanga nabo bafite impamvu zabo zitandukanye ndetse bavuga, kandi wazumva nazo ukumva zifite ishingiro. Niyo mpamvu rero twateguye kino kiganiro kugira ngo tubiganireho ndetse tugire icyo tubivugaho, tubiganireho ku buryo burambuye, twumve se abana nibo bafite impamvu zumvikana cyangwa n'ababyeyi bafite impamvu zabo zumvikana. Kwibutsa gukora subscribe wowe nimba utarayikora kugira ngo ubashe kunkurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube channel ya Dev Rwanda. Ababyeyi uganiriye nabo nk'uko twabivuze mbere yuko dutangira kino kiganiro, usanga ababyeyi bafite impamvu zabo nyinshi ndetse zitandukanye, aho umubyeyi usanga akubwira ati njyewe umwana wanjye mperuka murihira amashuri, narikokoye ndirya ndimara, uduhene twanjye nari mfite mu kiraro nukuramo, yewe n'inka zanjye ndemera ndazigurisha. Hari ababyeyi bamwe na bamwe bemeye ndetse n'amasambu yabo babasha kuba bayagwatiriza kugira ngo babaguze amafaranga kugira ngo abana babo babashe kuba bajya kwiga. Bro, sinzi kuntu bitekereza cyangwa se kuntu bifata muri kano kanya, gusa ababyeyi barababaye cyane ndetse bafite agahinda kenshi cyane. Gusa ku ruhande rw'abana nabwo iyo uganiriye n'abana ndetse ukumva ibyabo, nabo uhita kumva ko nabo bavuga ati impamvu ndavugisha mu rugo, impamvu ndasura mama, akazi kambanye kenshi, nta mafaranga mfite namushira, kandi kugera mu rugo rwose nta mafaranga mfite ndetse no guhamagara mama nta kintu ngiye kumuha, mbona ari ikibazo cyane. Ese niyo mpamvu twazanye kino kiganiro. Ese aba bantu babiri hagati y'umubyeyi ndetse n'umwana, ninde ufite ishame cyangwa ninde ufite ibintu byumvikana wabasha kumva, ninde ufite impamvu zumvikana? Reka tubivugeho ndetse tubivugeho cyane kugira ngo tubashe kuba twabisobanukirwa ndetse tubimenye neza cyane. Ababyeyi nk'uko nahereye kare, ababyeyi brother and sisters, sinzi, gusa akenshi ubusanga ingeso kenshi cyane iri ku bana b'abasore nibo usanga batikoza ababyeyi babo, batabavugisha. Ugasanga umusore yikubise amaze umwaka wose rwose ariko n'umwaka agize muke cyane, abo ugasanga umusore amaze umwaka umwe, imyaka 2, 3, 5 atarahamagara nyina, atarahamagara se, aheruka kumuhamagara igihe cyonyine gusa yari ari kumurihira amashuri, igihe yari ari ku ishuri nabwo ari kumusaba ibijyanye n'amafaranga y'ishuri gusa. Kuva umwana yarangiza, kuva yakora graduation, ugasanga umwana ntarongera guhamagara nyina na rimwe. Rero sinzi kuntu mwe mu byumva cyangwa kuntu mu bitekereza. Niyo mpamvu YouTube channel ihari, mu gihe ugize challenge cyangwa ugize ikindi kintu cyose utekereza, ubusabwa kwandika muri comment hasi, tugahuriramo tukagira icyo twunguranaho ndetse tukungurana ibitekerezo kugira ngo dukomeze kwaguka mu buryo bwacu bwa buri munsi. Rero abasore cyane nk'uko nabivuze, nibo usanga nyine bafite izo mpamvu, bafite ibyo bibazo byo kuba batavugisha ababyeyi babo, kandi rwose ababyeyi babakeneye cyangwa se bakeneye kuba babavugisha. Brother and sisters, ariko cyane reka nibande ku basore cyane, basore dukuranye cyangwa se basore uko waba ungana kose, ujye wibuka ikintu kimwe kandi ukizirikane mu buzima bwawe. Buryo umubyeyi wawe nta kintu cyose aba akeneye, ntabwo aba akeneye ibintu bya danje rwose. Umubyeyi ntabwo akeneye ibyo bintu utekereza ngo by'amafaranga, kuko iyo unagerageje ukanatekereza mu buzima bwawe bwa buri munsi, amafaranga utakaza ku bantu benshi batandukanye, ayo mafaranga woherejeho mama wawe amafaranga make cyane. Hari abana baba bariho bakorera udufaranga dukeya kugira ngo nabo bashe kuba bakiyubaka, ndabizi mu buzima bwa buri munsi niyo se turimo. Ariko se ukibaza kwiyubaka kwawe kwatuma utabasha kuba wavugisha umubyeyi?
brothers and sisters, tugomba kumenya bino bintu ndetse tukabimenya buri munsi. Ababyeyi bacu tubana nabo ubuzima bwacu bwa buri munsi, nyine niko isi imeze, ni nako twese tubibona, ni nako twisanze. Nta muntu ujya ubaho ngo abaho iteka ryose. Turabaho igihe kikagera tugapfa, hakaza abandi. Niko Imana yaremye isi yacu, nta nicyo twabihinduraho. Uwo mubyeyi rero wanga kuvugisha, wanga guhamagara, ngo uri busy, ufite ibintu byinshi ugiyemo, bro, ndakubwiza ukuri rwose, ntabwo umubyeyi akura asubira inyuma, ahubwo akura asaza. Ejo bundi uzamubura, kandi ndabizi neza uzajya kumushyingura ubabaye, utangira wibaza ati mama ibikini, ubabara bro. Aho ngaho uzigaye rwose. Ntabwo mama wawe akeneye kugira ngo umuhamagara ari uko ufite amafaranga, no. Mama wawe akeneye call yawe imwe yonyine rubyibuza mu kwezi kumwe. Call imwe yonyine yo rwose irahagije, kandi yabasha kuba yamuha umunezero, yabasha kuba yamuha ibyishimo. Naho kwirirwa uvuga ngo mama, ngo nabuze amafaranga, sifite amafaranga yo kuba namugurira igitenge, sifite kuba namunezeza, nta bushobozi mfite, no. Nugenzura cyane uzajya usanga mama wawe rwose nta n'ibintu byinshi akeneye rwose. Icyo akeneye ni attention yawe, akeneye kuba umuri imbere. Kuko ababyeyi bacu ikindi ababyeyi bacu ikintu kibashimisha, burya ntabwo bashimishwa nuko waspending amafaranga ngo uyabohereza. Kwiyubaka kwawe ndetse no kuba uri umuntu w'umugabo, kuko uri umuntu w'umugabo, ibyo bishimisha ababyeyi cyane ndetse bikabanyura. Aha bishatse kuvuga iki? Guhamagara umubyeyi wawe ukamubwira ko uri mu aha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko guhamagara umubyeyi wawe ukamubwira ko hari ibyo urimo, hari ibyo uri gukora, hari akazi kawe ka buri munsi ukora, bro, ibyo arabyumva cyane ndetse ukamuvugisha, ukamuha time yawe rwose. Ntabwo akeneye utwo dufaranga twawe. Ese kuki udatekereza? Yarakurihiye man, yarakurihiye, warize, wararangije. Rero mama wawe ntabwo akeneye ayo mafaranga, ahubwo aragukeneye wowe nk'umwana. Bana mureke kuba abana b'ibirara, mureke guhinduka rwose, ntabwo bibabereye. N'abatipe kenshi usanga atari nuko batanafite amafaranga, ahubwo ugasanga amafaranga yabo bari kuyahonga abakobwa, bari kuyahonga abashuti babo, bari kwirirwa bajya mu bitaramo runaka. Kandi rwose ibyo bitaramo wirirwa ujyamo ndetse wirirwa uspendingamo amafaranga, nabyo ni byiza rwose, kuko ni ukwishimisha kandi bibaho umunsi ku wundi. Ariko se bagakwiye kwibaza, abo bantu uri guspendinga, abo bantu muri kumwe cyane cyane mwirirwana murarana, wishimishanya nabo, utabasha guhamagara iwanyu, ase kongere twibaze nabwo, twibaze ikibazo ndetse tugitekerezeho cyane, dukoreshe mind yacu. Kuko iyo umara ukwezi kumwe, 2, 3, 4, 5 utazi ukuntu mama wawe na papa wawe bakubyaye, bakwibarutse bameze, aho batuye mu cyaro cyangwa aho bari hari hose, uba wumva nta kibazo ufite? Tuganire. Uba wumva ndaki? Nyine ni ibintu bitangaje rwose pe. Tugerageze twikubita agashyi niko umunyarwanda yavuze, duhinduke cyane cyane basore. Kuko ariko si n'umuntu wavuze, ahubwo ni ibintu bigaragara. Burya umukobwa utereta cyangwa buri muntu wese muri kumwe, yaba ari inshuti yawe, yaba ari iki cyose, burya ikiba kibahuje aba ari ubushuti bwawe. Ariko bro, mama wawe rwose mufite ibintu byinshi bibahuje, kuko numanuka gatonya ukareba ku mucondo wawe, kugira ngo ubeho byabaye ngombwa ko we na mama wawe babatandukanye. Sinzi niba iki kintu cyumvikanye. Kugira ngo ubeho uze ku isi yawe, byabaye ngombwa ko umucondo wawe wari ufatiye ku nda ya mama wawe, kugira ngo ubeho uze ku isi, byabaye ngombwa ko utandukana na mama wawe. Bishatse kuvuga ko niwe wari ukubeshejeho ukiri mu nda. Ese bro, abo bakobwa wirirwamo, izo nshuti zawe mwirirwana, uziha amafaranga, zikubwira ibibazo zifite, ukazisapotinga, ese izo ngizo zawe niki cyabahuje? Sibyo byabahuje gusa bro. Mama wawe nimba wibuka neza, niwe muntu wenyine igihe wabaga urwaye, ujye wibuka kera mu bwana hari ukuntu wabaga warakaje papa wawe cyane, wamurakaje, papa wawe akaza afite umujinya, agashaka kuba yagukubita cyangwa yakugirira nabi. Ariko icyo gihe ni mama wawe wazaga rwose akabwira papa ati please mbabarira rwose, umwana wanjye mubabarire rwose, ntabwo azongera. Rero bavandimwe basore, mwirinde ibyo bintu byose, kuko ejo bundi tutazigaya tukarira tukababara, ati mama yapfuye, ati biki n'ibiki, papa yapfuye. No, ntabwo ibyo bikwiye rwose. This is the time. Iki nicyo gihe rwose. Nimba ukibona iyi video rwose, ibyo ntabwo bikwiye, kandi iki nicyo gihe rwose, ni nako kanya kugira ngo wongere wivugurure, kuko burya gukosa si ikibazo, kuba utarabavugishije mbere si ikibazo, ariko right now basi gerageza rwose ujye wahamagara, nubwo yaba ari 2 mu kwezi, ariko byibura wumva amakuru yabo rwose, kuko ejo cyangwa ejo bundi bazapfa.
kandi niba apfuzajya ku kiriro cyabo, ariko uzamenye ko rwose ababyeyi n'abana beza baba biturije, baba bicecekeye, nta kintu na kimwe bavuga, ariko si uko bitaba byabababaje bro, biba byababaje ndetse cyane, ndetse baba bibaza ati si uyu mwana wacu wagwana bimeze bite bro. You have to change your mind, ufite guhinduka ukaba umwana mwiza, ukongera ugasubira ku ivuko rwose ukavugisha ababyeyi bawe, dore ko nta kosa ririmo ko wavugisha ababyeyi bawe, ndetse waba ufite n'utwo dufaranga duke ukabasipendingaho rwose, barabyishimira ndetse barabikunda cyane. Uyu mubyeyi urwamwohereza 1k igihumbi cyonyine gusa, aragusingiza ndetse akagushima cyane. Nimba ubonye ino video, nimba ukunda mama wawe, jya hasi muri comment ivuga ngo I love you mom, kandi rwose nkwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ubashe kunkurikirana umunsi kundi. Ciao ciao, yari David Rwanda none nk'ibisanzwe, dusubire vuba aha ngaha muri video zindi zikurikira. Imana ibarinde.